Migafre. Bize bite? Kareka ntako. Kuri hano se. Hano yindi. Zaga haryari. Sha. Naguna bari hano bana. Warahe. Gafre cyakoza naya mukuru wanjye kweli. Ibintu mwankoze se buriya koko nibiki. Habaye iki? Nikumbaza ngo wabaye iki ntaraye hano. Kututarara hano hari inzu nini ingana gutya. Aha. Tuza sha Gafre. Wabura urara mu nzu ingana gutya. Nyine witwaza ngo uri mukuru wanjye ugakora nyine ibyo bishakiye. Nase byagenze bite? Shagafre wagireka kumbaza ibintu by'uko nagusa ibintu warabikoze koko kweli. Ashwi, nta kibazo ugiye naje ndaryama. Naje mbere ndara nyine ndigendera. Kuko ntabwo nari kwara mu nzira y'umukobwa. Kuko mfite umubiri mwana. Guse ako nari. Oya, nta kibazo byo ari kuza ukabari. Njye mfite umubiri mwana. Keretse mbaye ntafite umubiri nubwo nari kuza nkarara. None byari kugenda bitese. Sha byihorere nyine. Ese ko nyine abikoze nyine. Ariko gusa nyine mwana wambabaje mwana. Ntago umuvandimwe mwana ukamurutisha mwana umukobwa mwana. Hari icyumba cy'abashyitsi hari ya Petit Frere. Hari icyumba cy'abashyitsi. Icyumba cy'abashyitsi se naramenyere kurara ku buriri mani. Uburyo wamenyere igitanda cyangwa like matora biragorana mani. Birutwa rero nuko waza ukarara muri salo n'ibyo umva byane kumfasha. Petit Frere. Mu cyumba cy'abashyitsi kimeze neza wari kwararashe umusheri yari yansuye. Mani. Ntabwo nari gusinzira mani bitewe nuko ntahamenyereye mani. Ariko rero umushyitsi we nagusura basi ujye umbwira menye uko mbigenda. Bro. Sorry sheri yari yansuye narinzi ko uri buze kwifashisha icyumba cy'abashyitsi. Ako nyine wihangana mbabarire kabisa ndabyumva byose. Kandi urabizi nyine turi bakuru twese nyine narinzi ko uri kwifashisha icyumba cy'abashyitsi. Bro, nyine ntago nakanga kukubabarira kuko uri umuvandimwe wanjye. Ariko nyine icyo nakugira cyo nyine basi ujye umpa respect nanjye. Niba naramenyere kurara mu cyumba naho ngaho. Ni umukobwa naza ujye umbwira pe nitoze kujya kurara mu cyumba cy'abashyitsi. So rero nakubabariye dori. Nta kibazo. Ntago abavandimwe batandukanywa n'ibyo ngibyo tu. Gusa nyine turakundana rega kuraga uri amaraso yanjye. Besto umeze utese? Besto ameze bon. Sawa cyaryamye ushaka kunda kuryama. Yatari. Ese undi nari kubyuka amakuru iki ko nta nakazi umunsi nari mfite. Bagoye mfuse. Mva ndananiwe. Ahubwo mbwira. Maze iminsi. Aho sinye gushira amakenga. Ariko none ibibazo byawe ntibijya bishira. Se ubwo urumva nabandi. Shanyine nari nagiye kureba shira wanjye. Nako nyine wumve ngo mana we mbega ibintu byiza twagize. Ntabwo nzi ukuntu nabikubwira. Mva ndumva nishimye. Ariko nyine sinjye uzarota tubanye kuko kujya
n'ubu ngubu nyine no kumbavuga nti wenda uri wenyine nkaza kukureba ariko ubundi mva sinzi aha abandi bana ako mugiye mupanga ubukwe da yego mva nibyo turimo ugomba kugira iki kwisigarana so nabwiye ngo ushake sheruka ukambwira ngo nturabona uwawe niba ataravuka ntago mbizi aya umuro wanjye ari mu nzira nyuma y'iminsi mike cyane naringize ngo ugiye kumbwira ngo byibura waramubonye oya nzamukwereka nyuma y'iminsi mike nzamukwereka pe umuntu noneho ntangire negura utuntu tw'imishanana oya nzabanza nambarire wowe mbese we ntiwagenda mbere yanjye umubonye akaza wenda aje nyine afite gahunda yihuta wanantanga shamabona we nagutanga nyine ukuntu muba mumeze ese wowe waje ameze nk'uwanjye ntimwadutanga iminsi 2 twese tumera nk'aho nese icyambere ni iki cyambere n'urukundo kuba ukunda umuntu unamwizera urukundo rukirema mu minsi 2 mukahitamo n'abandi yego ko shasi bizi ngiye wanjye byarikoze pe ntago nzi ukuntu nabikubwira oya sha ntabwo byikoze mu maranye igihe gusa nanjye ari mu nzira pe humura nzamukwereka bidatinze pe bigira ikibazo ahubwo sho utumye mutanumva nongeye gukumbura shero wanjye ariko numva nasubira kumureba ubundi wari umukumbuye ibyo tubyihorera sheri wawe wamuvuga bukarinda buke ntubizi se ahubwo se mbwira hari ikintu gihari ubona ko ari ubwonye byuka tujya kubiteka rero kagende mpindure uze nyine tube duteguriye breakfast ndumva nanashonje ibyo mvuye kwa sheri ntibicize kusiza si ishakoshi yawe nawe nuba ujya kubika tujya guteka kamereze fone zuzizana ntari bimwe Hello? 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 Umuntu umpamagara ntavuge. Asanga ari abantisha umutwe. ese besti kutakinambwira ngo nsohokane ugiye kungurana akantu vuba aha ndabipanga gusohokane yego maze iminsi nta mafaranga mfite sigaye wari usohokana na sheri wawe ntukibuke mbese simba nagendeye ku mafaranga ye ariko vuba aha ndamubwira nyine hari ahantu ushaka kujyana ndamubwira nawe tuzakujyana ntacyo bitwaye ko ngiye kana nakubwira ko ntundakarire njya kubwira nk'inshuti yanjye mbwira numva Mbaba nta muhungu nazi ibye uwohe mukunda na sheri wawe utazi ibyo gute isenga nawe ureba ngo ufite sheri wagiye uramusuye urayeyo ese kurarayo ni ikibazo ese umuhungu ugukunda murararana cyangwa ahubwo muhurira ahantu ntabwo tuba twararanye ahubwo nuko tubanza gutemberana twabona bwije akanga ko nitahana akavuga ati dutahane iwe ariko ntabwo turarana ndara mu cyumba cy'abashyitsi yarangiza akavuga ngo utahe iwe aho kujya kuki se atagucyura akakugeza hano yarangiza akakujyana iwe utarakugira umugore we si ubu nkubwire ngo iki koko tubaze ko numva mbuze ikintu nkubwire sha besti kamubwire humuka amaso nese kamubaza urumva azakugira umugore we wirirwa n'ubundi we mu rugo
reka ugomba no kumutera amatsiko agashaka cyane kukugira umugore. Erega ntabwo turarana. Nese mu bikubwiza iki? Yego, nushaka kubyumve. Ntabwo nabyo. Uretse ko hari n'umuhungu baturanye, ngo nambwiye ngo hari undi mukobwa ujya haza. Kwande, kwa sheri wanjye. Yego ko wankuruhoya. Sheri wanjye ndamwizera ntabwo yabikora. Nyamara humuka amaso. Oya, ntabwo yabikora pe. Njye nzakuzana ibimenyetso. Yego. Abantu se ntibeditinga. Nese nyine niba gukunda kukirwa kubwira ngo ino ndebe mu rugo. Nese ngiye ntajya aza hano. Aza hano kangahe? Okay, iyo ataje hano tujya ahandi hantu hatari iwe. Sibyumvikana? Kabiyuhorere ariko ngenda umva wamureka. Gari wa mungu Keve ex wawe mwakundanaga. Keve wajyaga kumusura iwe nicyo kikwereka ko yagukundaga by'ukuri. Si wajyaga kumusura iwe yazaga kukuri. Oya niko nuko aragukundaga. Ese uyu nguyu urwo kubwira ngo nsange mu rugo gahurayeyo gaho ikinga ejo ndazagutera inda kwange mureke usubirane na ex wawe. Njye nsubirana na Keve. Ega Keve ni namwiza kirani iki nako sheri wawe ni mu. Ntago nyine. Ako nizere ko wikiniraga. Byanye pe aragakobwa keza. Uzabahungu hanze ubundi subona njye nabijyamo kajya ngo niye mpamvu. Nuko nyine utarabona umuntu mubijyamo neza. Ubuse ntabwo njya mbona birwa bambwira ko bankunda. Nese si wambwiye ko utarabona uw'inzozi zawe. Ubwo nuko ataraboneka nawe numubona uzamera nkanjye. Hakushiranye ndamwizera pe ntabwo yanshinye. Sinshaka kubabara pe nukuri Mungu uzabigerageza urebe muri. Okay, ngiye nzabyigenzurira ariko ndabizi neza ko shiranye atanshinye. Ndamwizera cyane. Shazabizambwira nyine pe. Nta kibazo. Ako ndumva ntazi. Oya byumva nese umva nakugira inama mbi uri best wanjye. Nyine uri best wanjye ariko ibintu uri kumbwira ndikumva ntago bimacinga. Nese urabizi turabavandimwe. Ni nkaho tuvuka nyine mufata nk'uri umuvandimwe wagiye tuvuka. Nese ko mbere hose wajyaga umunshimira. Nanjye najyaga mushima narabona ibikorwa bye. Ako ngaho ngo tugende ngo nunsure mu rugo. Mu rugo bivuyeho ngo ngwino urare mu rugo. Si umuhungu ugukunda arakubwira ngo uzamurare. Ntabwo aba yambwiye ngo ngende ndare. Rega bari kukurana no mu mutwe iyo uraye. Nese yibaza gute umukobwa w'inkumi urara mu rugo rwe kandi afite ahataha. Ndumva kubikumvisha ari ikibazo. Ahubwo wowe kumva ndabona wumva bigoranye pe wumva bigoranye. Oya.